Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Bavandimwe Kristo Yezu akuzwe. Tugiye gukomeza ibiganiro byacu byo mu kwezi kwa 10/82 twumva kandi tuzirikana ubutumwa bw'umubyeyi Bikira Mariya uko yabutugejejeho ikibeho. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Uyu munsi turabagezaho ubutumwa bwo kuwa 30 z'ukwa 10 1982. Kuri uwo munsi Nataliya yagiranye na Bikira Mariya urugendo mayobera rwa kabiri, amwereka ibyiciro 4 by'ahantu. Icyiciro cya mbere ni icy'abamarayika, aho baba ni mu isangano, aho baba basingiza Imana kandi batabara abantu. Icyiciro cya kabiri ni icy'abatoni, abantu benshi bambaye imyenda yera, aho baba ni mu isenderezwa ry'ibyishimo. Icyiciro cya gatatu ni icy'intarambirwa, abantu benshi bambaye imyenda ivangavanze, aho baba ni mu isesengurwa. Icyiciro cya kane ni icy'intabwirwa, abantu babaye cyane kandi bambaye imyenda y'imikara, aho baba ni mu ihaniro. Bavandimwe rero ngubwo ubutumwa bwo kuwa 30 z'ukwa 10 1982 uko nyina wa Jambo yabutugejejeho abunyujije kuri mama Nataliya Mukamazimpaka. Tubwiwe rero ibyiciro 4 by'ahantu. Nagira ngo abantu muzitonde musoma agatabo mubyeyi nyina wa Jambo Nzagutumikira, kuko bavuze ngo ni ibyiciro 4 by'abantu. Oya, ni ibyiciro 4 by'ahantu, kuko hari icyiciro kitari abantu. Icyiciro cya mbere Nataliya yeretswe ni icy'abamarayika, si abantu rero. Ibyiciro bindi 3 byo ni iby'abantu. Ubwo rero mu cyiciro cya mbere cy'abamarayika bahita mu isangano, bakavuga n'icyo bakora: atoni, intarambirwa n'intabwirwa. Noneho yanatubwiye buri cyiciro ibyo baba bakora n'ibyo bambaye. Abantu abitwa batoni bambaye imyenda yera, kandi aho baba hitwa mu isenderezwa ry'ibyishimo. Icyiciro cya gatatu cyitwa intabwirwa, aho baba ni mu isesengurwa kandi bambaye imyenda ivangavanze. Naho icyiciro cya kane bakitwa intabwirwa, bo bambaye imyenda y'umukara kandi aho baba ni mu ihaniro. Ngayo nguko rero bavandimwe, ihaniro ni mu ihaniro haba intabwirwa. Umubyeyi Bikira Mariya yatuzaniye amagambo aza ashaka ko dutega amatwi. Buriya nuhera mu ntangiriro ukagera mu ndunduro, ikintu Imana iha agaciro ishaka ko tumenya cyane ni ijambo ryayo, ni amabwiriza iduha. Shema Israel. Hano rero Imana irakatubwira iti tega amatwi Israel. Wazamuka ukagera mu isezerano rishya, Imana ikabwira abari ku musozi wa Taboro hamwe na Yezu yihindura ukundi iti uyu ni umwana wanjye nkunda cyane, nimumwumve. Kumva rero, kumva, kwemera kubwirwa, ngibyo ibyo Nyagasani adushakaho. None rero kuba yaraje ari nyina wa Jambo, arashaka ko iryo jambo, uwo jambo tumwitaho, tukagira umwanya tumuha mu buzima bwacu, kugira ngo tutazaba intabwirwa tukaba mu ihaniro. Hanyuma hari n'ababa mu isesengurwa rero bavandimwe, ntago byoroshye. Intabwirambirwa ngo ziba mu isesengurwa, bakaba bambaye imyenda ivangavanze. Nta kindi gisobanuro yabyongeyeho, ariko turumva ko atari ahantu heza cyane,
ariko nanone si habi cyane ugereranyije no mu ihaniro. Mu isesengurwa burya no kuba ari intarambirwa, umuntu w'intarambirwa aba afite ikintu cyiza ategereje. Aha rero nubwo bitavuzwe gutyo, twahageranya no mu purugatori, aho abantu bacumuye ariko batagambiriye gushaka kuva ku Mana, bagomba gusukurirwa mbere yo kujya aheza cyane mu isenderezwa ry'ibyishimo. Aho ngaho rero naho ntabwo ari ahantu horoshye, kuko kuba intarambirwa bivuze yuko biba bitoroshye, ntabwo biba byoroshye. Ni mu isesengurwa. Mu isesengurwa nabyo bisobanuye byinshi. Iyo umuntu ari gusesengurwa burya aba afite koko gutegereza, ariko ashobora no kurambirwa gutegereza. Ariko kuba bitwa intarambirwa ni ikintu cyiza, ni ukuvuga yuko hari ikintu bizeye rwose. Ni intarambirwa kuko hari icyiza bategereje. Ntabwo bategereje kujya mu ihaniro, ahubwo bategereje kuzajya mu isendezero ry'ibyishimo, ariko bamaze gusukurwa. Nuko rero bavandimwe, duharanire kuzajya mu isenderezwa ry'ibyishimo mu ijuru. Aha ha kabiri, isesengurwa n'ihaniro, hari ahandi Alfonsina nawe yeretswe hajya gusa naho, hanyuma arabwirwa ngo hariya hantu habiri ushobora kuhirinda ukiri hano ku isi. Bivuze iki bavandimwe? Bivuze ko mu kwitagatifuza kwacu, mu kugerageza kwizirika ku ijambo ry'Imana no kwizirika ku cy'Imana ikunda gushaka gushyira imbere by'ingoma y'ijuru, bishobora gutuma twirinda rwose kujya mu ihaniro, ndetse n'isesengurwa ntiturinyuremo, tugahita tugana nta koni tunyuzemo mu isenderezwa ry'ibyishimo. Tubiharanire kandi dusabe ingabire yo kubishobora. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.